dutewe ishema namwe. Mfite ikibazo ariko mfite n'icyifuzo. Ubwo mwaduhaga ijambo risoza umwaka 2023 twinjira mu mwaka 2024, mwagarutse ku kintu gikomeye, muratubwira ngo mwiteze kuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena hazaza h'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagizemo ikibazo, ndavuga ningira amahirwe yo guhura namwe nzabaza se, iyo murebye urubyiruko, si twe wenda turaha twabakorera bushake, dufite urubyiruko rugeze kuri rurenga 65% by'abagize iki gihugu. Iyo murebye mubona koko ubwo bushobozi tubufite, cyangwa se nk'uko mwabigarutseho icyo mwifuza twashyiramo imbaraga cyane ni ukubanza twebwe ubwacu twiteza imbere? Nibyo koko nicyo kintu, ariko wowe si ureba usanga bimeze bite? Ngewe iyo ndebye mu ishusho yanjye, kuko ndacyari mutoya, wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane, ariko iyo ndebye mbona haracyari ikibazo. Icyizere ubwo wakibonye kirahari. Ikibazo cyo kirahari nyine, turacyashaka kwiyubaka. Muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nk'uko twabisomye mu cyerekezo 2050, bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga. Rero nibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nk'uko mumaze kubitugezaho mu kanya, akomeza kugira ikibazo nyaza se niki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho, abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu. Ariko ibyo uvuga n'ibyo baza ni bihoraho buri munsi. N'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere. Wiga iki aho wiga? Niga civil engineering. Umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye, wari ukwiye kuba ubyumva. Abantu bose nibamara bya bindi byose twavuze, buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka, ari ibyo byo mashuri, ari muco, ari imikorere, ari hanyuma bikajya hanze, rero bikajya mu miryango, muri buri muntu wese ahari, kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite, byaba ubutaka, byaba ubumenyi, ibyo ari byo byose kubikoresha, kubibyaza umusaruro, byaba mu nganda, byaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara, umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite, ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda, ibindi bikajya hanze. Amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi, kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze? Ibyo byose uriya mubare wavuze, urubyiruko rugera ndetse rurenga 70%. Ariko nakubwiye ngo urubyiruko, kuba urubyiruko gusa ntibihagije, rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi, sibyo? Ubwo nurangiza amasomo yawe civil engineer, urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze, ukore, wunguke,
n'abo wakoreye bunguke. Ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe, umuvuduko wabyo niwo uduha gusubiza cya kibazo wabazaga, sibyo? mfite n'icyifuzo. Gira vuba, engineers baratebuka ubundi. Papa wacu hari icyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndi umwana, ndavuga ariko umubyeyi wacu His Excellency binakora. Gera ku ijambo, gera ku ngingo. Nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu muba murimo mukora rwose. Munyemereye nyakubahwa perezida. Urashaka kureba uko wazaba perezida? Kugutumira nzagutumira uzunsure, ariko ntabwo bizakugira perezida. Hari ibintu uzagomba gukora, ngira ngo jyewe ahari nabaye na perezida ku mahirwe, ntabwo ari ibindi. Ubwo ariko nukora neza nka engineer, abaturage bakagira icyo bakubonamo, bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe.